Muri iyi si tubayemo abantu benshi bizera yuko kubaho ufite ubuzima bwiza ari uko uba ufite amafaranga menshi kandi aguhagije, byaba na ngombwa ko ufite n'andi menshi cyane kuri banki, ariko buriya akenshi cyane uba wibeshya kubera yuko buriya hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza. N'amafaranga arimo, ariko uriya mafaranga ntabwo ariyo aza ku mwanya wa mbere, kubera yuko buriya amafaranga aba ufite yariyo yose udafite ubuzima bwiza, ayo mafaranga ko byagenda kose nta cyaba kikumariye. Buriya wabyumva neza uramutse ufite inganda nyinshi, amafaranga menshi kuri banki, imigabane myinshi waragiye ubitsa mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko muganga akakubwira ati ugomba kurya ibiryo bitarimo umunyu, ugomba kuva ku isukari, ndetse byaba na ngombwa ukajya urya ibintu bisharira gusa, kandi ikindi ushigaje amezi 6 yo kubaho, kubera yuko turabona rwose impyiko zawe ntago zimeze neza, cyangwa se turabona stroke yawe nyuma y'amezi 6 izaba yaguhitanye, kubera ko tubona aho ngo n'abushobozi tubifite. Icyo gihe uzahita umenya agaciro k'ubuzima muri rusange. Rero ngiye kukubwira ibintu 5 ugomba kukuba mu buzima busanzwe, kandi ugomba gucamo bicamo neza cyane rwose, ariko mu gihe utabyitayeho ibyo bintu bikaba byakwangiriza ubuzima bwawe burundu. Ngiye muri kumva ni GOM nk'ibisanzwe, ariko mbere yuko dukomeza ndabanza ngashimira umuntu waje kuri YouTube channel agakora subscribe, ndetse agakora no kunzogera kugira ngo nzajya nkora ubutaha cyute mugiraho neza cyane kandi mu bambe. Ariko nawe nubwo bwawe kigera kuri YouTube channel wakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo nzajya nkora ubutaha cyute kujyaho neza cyane mu bambe. Ngiye muri kumva ni GOM nk'ibisanzwe, mbahaye ikaze. Buriya rero nshuti zanjye, ikintu cya mbere kizakubaho kandi kikumva kiraguhangayikishije utabyitaho neza, kikaba cyatuma ubuzima bwawe bubaho na cyangwa se wangirika muri mentali, buriya ni igihe uzaba uri mu bukene. Iyo umuntu ari mu bukene ni abantu benshi aba ari kumwe nabo, ariko iyo amaze kugera ku butsinzi, hari ikintu amaze kugeraho, abantu batangira kuza atangira kugira inshuti zaze ndetse ziri parasite cyangwa zitari parasite, batangira bati ese wabagahe ko wabuze, byagenze bite? Kandi igihe wari uri mu bibazo, wari uri mu bukene, wari uri wenyine, nta n'uguhamagara call, nta n'ugira ubuhe, ariko iki nicyo gihe uba ufite cyo kugira ngo ukore cyane, kubera yuko buriya abantu benshi bashimishwa nuko abantu baba babaye. Icyambere nshuti yanjye kizako mu buzima bwawe busanzwe. Iki ni ikintu cyakuru ugomba kumenya yuko igihe cyagiye kitagaruka. Aka kantu nshaka kukumva neza, niwe turi mu mwaka wa 2025, hari ibintu wakagombye gukora muri 2025 ariko ukaba utarabikoze. Wikwishinza urubanza, aho gutangira utekereza ati ko ntabikoze muri 2025, kigiye ko cyancitse ko kitizigera kigaruka, nzakora iki ngo mu 2026 mbe narakigezeho? Biransaba ikiguzi kingana iki kugira ngo iki kintu ngombe kubona nagikoze 2025 nzabe nagikoze 2023? Witekereza hahise, witekereza naho uri, aho gutangira utekereze ahazaza hawe hazaba hameze hate. Iki ni ikintu ugomba kwitaho. Cya gatatu, ugomba kumenya yuko abantu bose ntago ari inshuti zawe, kandi umukino uzigera utsinda wo gushimisha buri bantu bose, kubera yuko wowe kora ikintu wumva ko kigushimishije, ikindi wikora ushaka gushimisha buri muntu wese. Settinga goals zawe, numara gusettinga goals zawe ukore ufite intego, uko nudakora ufite intego zomeze nk'umuntu uri kugiye atazi. Ikintu cya kane ugomba kumenya kandi ugomba kuzirikana nshuti yanjye, nikiza gufasha mu buzima bwawe bwose, hari gusobanura benshi tugira byo kureba abantu tukabona barageze ku bintu byabo, tukavuga bati biriya biroroshye nanjye nabigira. Ariko buriya nshuti yanjye, kugira ngo utsinde ugere ku ntego zawe ntabwo bisaba umunsi umwe, ntibisaba iminsi 2, ahubwo ushobora gutwara n'imyaka cyangwa se umwaka. Wowe kora cyane
numara gukora cyane uyu munsi urakora byange, n'ejo bundi byange, n'ejo yaho byange, ariko hari igihe bizageraho bigakunda. Wicika intege niba ari ikintu uri gukora, dore yuko abantu benshi iyo urebye kugira ngo bagere ku ntego zabo cyangwa kugira ngo ibintu bari gukora bibe successful byasabye imbaraga zidasanzwe, dore yuko nabo baba barakoraga bikagenda byanga, ntibacike intege. uyu munsi bakagerageza, ejo nabwo bakagerageza, n'ejo bakagerageza, ejo nabwo bikurangira bikunze, kuranya tukabona barageze ku ntego zabo, twebwe tukareba uburyo bazigezeho ariko ntitwite ku byo byabasabye, imbaraga byabasabye kugira ngo bagere aho bari aho ngo kugira ngo bagere aho tubarebera hariya. Icyo kintu nshuti yanjye ukiteho, umenye yuko kugira ngo ugere ku kintu wifuza ntabwo bitwara iminsi, ahubwo ushobora gutwara imyaka kugira ngo ugere ku ntego zawe. Ikintu cya gatanu ugomba kumenya nshuti yanjye, impano waba ufite iyo ari yo yose, uko waba umeze kose urasabwa gukora cyane, dore yuko hari n'umuntu w'umukire cyane wabivuze, bamwita CR7 cyangwa se Cristiano Ronaldo, yaravuze ati impano waba ufite iyo ari yo yose ariko udakora cyane, nothing, nta kintu kiba kirimo, nta kintu urimo gukora. Kora cyane, niba ufite n'impano biraba byiza kurushaho, ariko niba ufite impano udakora cyane nshuti yanjye, aho ubona gushishikariza kukubwira yuko waba uri kwibeshya. Ugomba gushyira hasi umupira cyangwa se gushyira hasi ibyo urimo gukora byose, ukita ku mpano yawe ugakora cyane. Yaba nta na kizamura ufite n'ubushobozi ufite, birumvikana ni hahandi bavuga ngo success ntabwo bifata umunsi umwe cyangwa se iminsi ibiri, ushobora gutwara n'imyaka irenze 5, ariko buriya baravuga ati inzira z'Imana zirenze 1000. Byashoboka yuko nuramuka ukoze cyane hari igihe wazajya nawe ugatangira ugashininga nk'ahandi hose. Twinjira mu mwaka wa 2026 dukora video nyinshi, wowe kuri subscribers gusa, icy'ingenzi abarinda n'irungu. Ciao ciao.